amatorero bayafunga niba koko Imana ihari kuki bayafunga bayanyeganyiza bigakunda kuki abana b'abantu banyeganyiza itorero bigakunda kandi bivuga ngo Imana irahari ibyo bintu ntago nanjye mbyumva nje nahungabanye muri ngiye kubera yuko uzibavu byambabaje nje narababaye kubona barafunze itorero ryacu twe ngiye nabatirijwemo nje na Buriyani bakagenda bakadushyiraho urusyo ngo turabatera mwako bakavuga amagambo menshi bakagenda bakavuga amagambo menshi ngo twege dutumye ngo itorero rifungwa Grace Room turukoresha kwitangazo ritanzwe na mukanya Grace Room ya Julienne Kabanda bayiziritse bayambuye ibyangombwa ubu ngubu bagiye gusubira mu kabari n'abandi bagiye Kejon uje mu kabari n'ubundi Kejon ntago ndumwe ko asengeragayo rero ntimuzive ngo tuyahuze n'ayandi ayandi se bayafunze ayandi yafungiwe kubera timushaka kubinyura uruhande turi kuri Grace Room yafunzwe na leta bayifungiye iki abakirisitu bayo muri kubyakira mute ese iyi ngiyi kwifunzwe muri kuva rero mureke kunyira uruhande ngo mushake kugoragoza tuze kureba kubera iki bayifunze abakristo muri Grace Room muri kwiyakira gute mureka abantu bayivugeho kuko leta yayifunze ibyo bintu byo kuza kunyira uruhande turi kuyivuga ko bayifunze Jessica Turika jewe ikintu ndi kwivugira hano hakurikiraho Jackie hakurikiraho Kejon urumva hanyuma neza umuntu bita urabizi ko nkubana platform yawe nje nta muntu uri buza nkiramo ibitekerezo ngo Grace Room ngo yari abanyamasengesho ngo bayigambaniye gute umukozi w'Imana bamugambanira atarabona icyerekezo cy'abamugambanira so mureke tuvuge ibiriho uko bigomba kuvugwa kandi asengera abantu barwaye sida bagakira yes ibirema birahaguruka atwerekeje hazaza katubwirizwa urumva arakubwira ati ngo ejo ngo uzaba iki niki koko niba ubyizeye wenda ushobora kukibana I don't know ariko nukubera iki we atamenye ko Bakame ari bumwatake ngo anamenye ko ibi bintu byose bizakurikiraho kuko ribu yarasubije Bakame yanditse irandika ngo ntacyo dufite cyo kubivugaho nonaha ribu bukeye itanga rino tangazo urwego rw'igihugu rubyutse rutanga rino tangazo naga ari twarushyizo nabo babonye ko nta buzima gatozi iryo torero rifite mani reka mbabwire amafaranga yacu arashize nubwo muri kuvuga ngo turi kuvuga ngo nta kintu ngo twagezeho icyo twagezeho nacyo barakitwambura kandi nitugikene nose tuzari imisoro ya leta niturangiza tujye kuriha n'imisoro muri hehe harya bahita mu masengero murakoze leta yacu y'ubumwe turabakunda cyane mukomeze mudukurireho abatwishyuza imisoro ngo bayijyanye kwa Yezu setu nta kindi wowe umupagani Jackie warabatijwe ejo bundi fata ijambo Ngiye kintu nabivugaho ibi bintu urumva turimo turavuga ku itorero Grace Room Grace Room ngiye nasengeyeyo urumva niyo mpamvu ifitira ry'umubiri ngiye Grace Room nasengeyeyo ibitangaza biberayo narabibonye nabyiboneye n'amaso yanjye urumva ikintu nge nabwira abantu Imana ntago imenyerwa Imana isubiriza igihe ishakiye niba ngiye ndimo ndongeriza mu ijambo Jessica yagiye avuga ntaco mu ijambo nivugire Jessica niba abashuti bawe baragiye gusengera muri Grace Room bagahanurirwa ikintu runaka bakaba batarasubizwa buriya bazasubizwa nta bumenyi igihe Imana isubiriza sibyo kandi tunahagaze n'amaguru yacu abiri y'abantu biboneye iby'Imana ikora sibyo Imana ikora iki Njewe nago naza ngo nkubwire iby'Imana yankoreye n'ibyanjye hagati yanjye n'Imana y'ibyo yakoze ariko nanone nago naza nanone ngo mbakorope mu mitwe yanyu imyumvire yanyu ngo nze ngo nyijagatemo kubera yuko hari n'igihe kigera amatora agakora amakosa runaka sibyo niba bambuye ibyangombwa n'andi matorero barayafunze ni ibintu bisanzwe kuba bafunga amatorero ariko mwiza guca imanza ngo gutya na gutya ngo Grace Room ngo nta mana iriyo ngo ibiki n'ibiki none se abantu bajyaga gusenga iki bajyaga gusenga ikigirwamana niba nta mana iriyo bajyaga kurya show sara ari mu kabari mana ntago basigaga imbari bazireba okay noneho ko agiye gusengerayo dayimoni w'ubusamanya yakuvuyemo nambaye umubiri bro ngomba kubibutsa ko nambaye umubiri nose ndi mu ijuru ndi mwisi rero Imana iguha imbaraga zo umva sheri ubundi bagiye gusengera oya buretse Godfather tuganire ndi Godfather kanono nanjye nturike buretse no kuri vuga Jackie vuga cyane umwanya nivugire Godfather ntunyaka ijambo turika urumva icyambere nambaye umubiri njye ndi mwisi nago ndi mu ijuru ayo matorero n'abana b'abantu bayashinje si Imana yashinje
urumva nabo bamara kubwiriza bakajya gusambana ibyo bintu mujye mubimenya ngo iki ntago basambana tubareba ariko barabikora bikorera mu bwihisho bakaza bakihana Imana ikababarira ntimukaze gucira abantu imanza bro ntabwo hano turi mu ijuru turi mu isi hanyuma niba Imana ihari kuki Imana yemera yuko bafunga amatorero niba hari ububasha bw'Imana koko niba buhari kuki ayo matorero bayafunga bigakunda ibi bintu nanone tujye tubisubiramo tubirebesha amaso ibi bintu byaremwe n'abana b'abantu ntabwo byaremwe n'Imana kuki amatorero bayafunga niba koko Imana ihari kuki bayafunga bayanyeganyiza bigakunda kuki abana b'abantu banyeganyiza itorero bigakunda kandi bivuga ngo Imana irahari ibyo bintu ntabwo nanjye byumva sometimes ntabwo nanjye ibyo bintu byumva rwose Godfather urimo urajyayo urashaka kuduhura kuri pano ndahari wese Jackie ntabwo byumva sometime man tujya dusubiza amaso inyuma narabatijwe yego nagiranye igihango n'Imana yego sibyo iyo kanzu y'umweru nyirimo neza pe ariko sometime ibi bintu tujya dusubiza amaso inyuma Imana koko irahari cyangwa ntabwo ihari irahari cyane iri hehe barimo barafunga amatorero abana bararetse ibimugi abana bararetse kwiba abana bararetse gukomeza basabiriza mu mihanda mwibuke ko Satani nawe afite imbaraga bari barabayeho abantu bazima Mana bari barabonye imiryango ngo ni Imana ibikora kuki bafunga amatorero niba Imana ihari mwibuke ko na Satani afite imbaraga ariko ntabwo arwayijana Imana yamwohereje ku isi tukavuga ngo oya niyo mpamvu Imana yohereje Satani ku isi se ngo genda wasigushije ishyano iryo shyano niryo riri kuba rero mu matorero sasa rero wa Mana niba uhari igaragaza kuki amatorero bari kuyafunga kandi urubyiruko turimo turakizwa turimo turakwegera tuvuga ngo wa Mana we bimeze bite wa Mana urahari cyane ntabwo uhari urasoje ibyo bintu sometimes birancanga rwose hari igihe rwose ngeraho nkabukana keza ariko noneho reka duturike ibi ngibi ntabwo byumva ni gute umwana w'umuntu arusha ububasha Imana biba hehe byabaye hehe niba Imana koko ihari hari ikintu waravuze mu kanya cyo kuna pasiteri reka arangize point ye ntabwo narangiza nawe urangiza kandi wowe nawe uturika ku giti cyawe nawe usandare ku giti cyawe ni gute umwana w'umuntu arusha Imana imbaraga ibyo bintu ntabwo mbyemera niba Imana koko ihari wa Mana wigaragaza bwa mbere bafunga itorero ryacu ibyo mwarabivuze muvuga ngo twarishyuwe kugira ngo tubatizwe hanyuma n'abari 500 Grace Rume yabatije birenga nabo barishyuwe se Julienne yabona amafaranga yishyura abantu bangana kuri barenga miliyoni iyo Mana iri hehe ituma amatorero afungwa ituma umwana w'umuntu aza akazujubya abantu akajujubya isi iyo Mana iri hehe ntabwo ihari noneho uretse gato kandi ashaka kubaza ikibazo kimwe mbere yuko oya njye nababaye pe njye birakabije ndashaka kubaza ikibazo sibyo uremera kubaza imbaza waragiye urabatizwe ejo bundi yego pe ndabyemera narabatijwe uretse gato iyo ubundi aya niyo turi kuvuga kuri aya matorero ubundi iyo umuntu abatijwe ni ukuvuga ngo ubuvutsi bwa kabiri ubutandukanye n'ibya kera niba kuvuka ubwa kabiri wumve yego barakubatije ntabwo wigeze ushyira umushyukwe n'uyu munsi uravuga ati barakubeshye akantu nzakarya tugere gato bivuze ngo Jackie aya matorero ugerageze kumva n'impamvu ari gufungwa ntabwo bigisha ijambo ry'Imana ngo bajye deep uretse gato yagusobanurire ubundi kutwebwe ku bantu bakuru ho gatoya iyo ugiye gusenga wumve kugira ngo ubatizwe muri aya matorero y'adapana yanga y'inzaduka Jackie bitwara igihe kitari munsi y'amezi angahe baraza kudusobanurira hano mfite abantu babimenyereye baraza kudusobanurira bagafata umwanya ku buryo Jackie utegurwa ukigisha ugatandukana n'iby'isi ukaba umuntu ushobora gutanga umusanzu muri sosiyete siko bimeze ariko uyu munsi umuntu aragenda akajya imbere ya kamera cyangwa akabyuka mu gitondo ati kuko ashaka abayoboke ashaka abantu urukunyumva akagufata akakudubika mu mazi sinzi urukubyumva umubatizo ari ugushyira umuntu mu mazi umubatizo ni ugutandukanya umuntu
usanzwe w'isi bakamutandukanya n'iby'isi bakamwigisha imico bakanamuha na kamere nzima yindi yo kwigisha Imana no kumenya Imana. Turi kumwe? So ijambo ni iryawe. Ibyo ndabyumva nanjye ndimo abantu babiri. Hari aho mbu w'isi hari naho mbu w'Imana. Hehe rero. Niho mbacangira rero nanjye bakorera mu mitwe. Uri double agent. Yego, ndi double. Ibyo byo mwicare mubizi. Ijambo ry'Imana ngo ntabwo ugomba ijambo ry'Imana ngo ntabwo ugomba kuba kazuyazi, ugomba gukonja. Sawa rero ijambo ry'Imana we ngaho igaragaze mu gihe barimo barafunga amatorero yawe wajambo. Wowe kuba bafunze urusengero rwa Julienne wabyakiye ute? Abantu mutapika. Je nahungabanye muri ngiye kubera yuko uzibavu byambabaje Godfa. Nukuntu muneka amatwi unyumve ndabizi ko iyi live ni no kuri X. Reka nkubwire Godfa, nje narababaye kubona barafunze itorero ryacu twe ngiye nabatirijwemo nge na Brian bakagenda bakadushyiraho urusyo ngo turabatera mwako bakavuga amagambo menshi. Bakagenda bakavuga amagambo menshi ngo twege dutumye ngo itorero rifungwa. Yego. Ngo ni gute ngo batizanga abantu ngo bamaherena ngo bamatatowaje. Ibintu nk'ibyo ibizimu nk'ibyo man bakagenda bakavuga amagambo ameze gutyo man. Umuntu akagenda akarwara toroma kirwa ruhangana n'aba bantu b'isi ngo kubera yuko ngo agiye kugirana igihango n'Imana. Man, ibyo ngibyo umuntu arabyemera kuko aba yagiranye igihango n'Imana. Yego, umuntu aba yemera kuhura n'ibigerageza akarwana nabyo. Yego, icyo ni kimwe. Ndimo ndibaza Grace Room uko bayifunze ariho hasengeraga urubyiruko rwose isi yose ariho yajyaga. Ubu biragenda gute nono? Iyo Mana ihehe nizo yigaragaza. Gahunda ukuntu imeze ngiyewe imisozi zanjye ziri gusubizwa. Ubu ngubu ngiyewe gahunda yanjye nkuko nasabye kuva mbere hano mfite abantu 450 kuri TikTok, mfite abantu 300 kuri Twitter, urumva ko ari hafi 700 hafi 800. Kumvikana ikintu kimwe. Gahunda igomba kubaho ubu ngubu nkuko nabisabye kuva mbere bashinga itorero buri karere ryo kwigisha ndo umunyarwanda mukunda igihugu muri cyo gukunda Imana mutazi. None se reka nkubwire ibintu byo biratanga iyo Mana iri hehe iri gutuma umwana w'umuntu ayirusha imbaraga kaza gafunga itorero byitwa ngo Imana irahari byitwa ngo iryo torero biriberamo ibitangaza bimeze bite? Jackie iyo Mana irahari. Iri hehe kurya umwana w'umuntu arusha imbaraga Imana koko yaremye ibyo byose. Ntabwo umwana w'umuntu arusha imbaraga iyo Mana ahubwo mureke ibya Kayizari n'iby'Imana bibi by'Imana nibi bya Kayizari utabyuze iby'Imana ntabwo bishoboka. Ari ngibi ibi nibyo bigeragezo se bari kuvuga ngo abakozi b'Imana ngo tugomba kumva neza Jackie. Nuvuga ngo ibya Kayizari bananiwe kubyuzuza. Ibya Kayizari ubundi Kayizari yari umukoresha w'ikoro n'iby'isi niba barananiwe kubyuzuza rero iby'Imana babyuzuza bate? Ngaho da muri biranse ibya Kayizari mu bihe Kayizari iby'Imana mu bihe Imana. Ibya Kayizari rero ni ukubahiriza amategeko y'igihugu, ni ukubahiriza igihugu urimo, ukubaha ibyo kigusaba n'ibyo kikugomba. Yego. Niba rero udashoboye kubyuzuza ubwo icyo gihe ntango ubundi ijambo ry'Imana tubwira ngo niba udashoboye kubaha uri kuyobora wubaha Imana utareba. Kuyobora urebesha amaso yawe. Ismail subiramo akandi. Imana ureba utareba. Ismail subiramo. Uravuze niba ijambo ry'Imana tubwira ngo niba utubaha umuyobozi wawe ureba wubaha gute Imana utazi utareba? Thank you. Mugarure Jessica. Nuvuga ngo first of all banza wubaha Imana, banza wubaha abantu mubana. Wubaha amategeko y'igihugu. Wubaha amategeko y'igihugu bashizeho. Wubaha amategeko bashizeho. Kuko amategeko bashyirwaho n'Imana. Haleluya. Uretse gato amategeko bashyirwaho amategeko ashyirwaho n'abantu, ariko hari amategeko y'Imana tuzi yashyirwe Imana yahaye Mose kuri wa musozi kuri ya mabuye abiri. Yego. Ariko hari amategeko dukwiye kubaha y'igihugu. Dukwiye kubaha amategeko. Ijambo ry'Imana natubwira ngo niba ufite akazi ntubahe umuyobozi wawe nta Mana ibikurimo kuko ufite kumugandukira ukabona kugandukira Imana yawe. Niba turi mu isi wowe Jackie mushuti wanjye urabizi turanakundana. Iby'isi turi mu isi nibyo twambaye n'umubiri. Niba wemera ko twambaye umubiri nta mukiranutsi uba muri iyi si please. Niba akajya hagiye n'umuntu gucira urubanza njye ndi ku ruhande rwawe. Nta mukiranutsi uri ku isi. Niba uri umukiranutsi biri tubwira ko bwira acumuye 7 kandi izo 7 aba yacumuye nyine abakiri umukiranutsi se. Nuvuga ngo rero niba turi mu isi kugira ngo twubone inshuro zirindwi tubasha kumenya ariko buri acumura inshuro zirenge 7. Okay. Munyemerere twakira abandi bantu
hano mfite umuntu bita ariko no gusorezaho ni kimwe abantu rimwe na rimwe hariye ibintu byo gusenga tugera aho ngaho kugira ngo tubifate nko gusenga tukabifata nka plot y'umugoroba man. Yewe Grace Room ntango mba blaminga barasengaga simba igarukaho kuko abasengeye barabizi ariko urubyiruko rwinshi rwajyaga rugiye muri plot tugiye kureba ibyana tugiye kureba abahungu n'ibindi yari plot y'umugoroba. Hari abajyaga kuri iyo plot hari abajyaga bagiye gusenga ariko meni bajyaga kuri plot. Njye mfite umuntu wanyumvise nk'inshuro 10 ambwira ngo mane ngo abaye ibyana wese njye ndajya kureba ibyana man mfite bible muri telefone yanjye nanasoma n'ibyo yose Teddy Wilson. Yego. Icyo gihe ntabwo nzabyibagirwa urubyiruko rw'Igisenyi rwose umudive umugatolika umusilamu bose yari plot ya nimugoroba. Ntabwo kwabaga ari ugusenga yabaga ari gahunda yo kuburese yo kuba ari agiye gucagura nyine ubwo yabaga ari muri cagwa nukunama yabaga ari nko muri unama nukunama ugatora ibyawe. Na Grace Room muri iyi minsi yari maze kumera gutyo. Hari urubyiruko rwari rwarapfuye mu mutwe rwumva ko gahunda ni plot ndagenda ameze gutya man voice gute umurimo w'Imana muwuzanamo gahunda z'isi aye. Nshobora kuvuga aho ngaho niba barafunze amatorero nanjye ryanjye bararifunze simbigarukaho ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe nuko hari bitujujwe niba mara kubyuzuza leta izabafungurira. Nawe uri pasiteri nanjye nuko Ismail uretse gato nawe itorero ryo bararifunze. Oya njye ntango ndi umupasiteri ariko nanjye ndasenga. nanjye hari bitujujwe nimara kuzuzwa izafungurwa. Twagiye muri twakira undi muntu rero mwihangane agashikanyi ijambo ni ryawe reka nkumva hanyuma kurikireho mira kandi dukute tubangura abandi bantu kuri TikTok mutapinge screen ndabasabye mutapinge screen abandi musharing live. Hari umugani muri Cameroon baca ngo nta sugi iba muri maternity ngo guki urenze byo kwibaruka no kuvuga nturi sugi. Numvise ko abantu bibanze ku bintu by'imisoro hamwe n'ibintu by'ubusambanyi. Mu bantu bariko baravuga nibaza ko nta numwe ari sugi arimo. Ndapfuye. None kubera iki baduka bagatuka abantu ngo nabasambanyi. Nimba uwo mukobwa Imana yamuhaye ubwiza no kuvuga ko amatantasyo ari menshi abagabo bamukunda ari bose. Yego. Kumenya icyerekezo cyaho tugeze. Nimba rero muri imyaka tugezemo umukobwa aje yambariye neza isengero bakubwiye yuko isijya beranda isengero ni nk'akaguriro hamwe abasuma abagura abambura. Rero kuvuga rero ko umuntu winjiye mu rusengero ugasanga bambaye ko agomba ni mubireke kubera Kristo yarabivuze neza bamuzaniye umuntu w'indaya bamushyira imbere yiwe ati amateko yacu umuntu arabajije rero se mu rusengero ni ukujya gutega hahindutse mu migina ikibazo none wowe ugomba yuko kujya gutega ugiye gutega mu rusengero n'ugiye gutega ku muhanda ninde muzima muri nahitamo ugiye gutega mu rusengero. Vuga kuri Grace Room niba wasomye itangazo. Grace Room ribe niravuga icyo yazize ashira kuba ari ingorane z'imisoro atari ingorane y'imibere reka rero tubirekere ubutungane bwa ribe bukomeze naho nimukomeze. Urakoze cyane kubuguri nta makuru ufite ntabwo bigeze bafungwa na ribe. Ntabwo nge inyigisho zabo nagiyeyo rimwe ryonyine ritagira irya kabiri. Nabonye ikintu bakunda ari ukuvuga ngo ibitangaza ngo Imana yakorera abantu bigiye kubakorera numva nta jambo rya nyaryo barimo kumbwiriza sanga masengeye igihe kinini naba ndi mu buyobe ntazahinduka. Ndapfuye uhita kubivamo urumva Godfather ndakumva ariko nita mbivamo ndahira ko ntazasubirayo nagiyeyo rimwe. Numvishije nta gufashwa mpagire kuko ijambo ryaho ntacyo ryamari urusengero nzajya kwicaramo bakarinda basoza nta jambo rizima bavuze ari uguhimbaza kuririmba no kuvuga iby'Imana igiye kugukorera n'ibiki byose by'ibitangaza ntago ngere rwo rusengero nsabwa nabibabwiye ndashaka njye ahantu bambwira ko gusambara kwaje kuzandimbura bambwira ati niba ushaka ko Imana ikugirira neza senga uyegera uyibi ruhande urumva nibyo bintu ngiye ku giti cyanjye nshaka rero insengero ngewe mbona nta nyigisho nzima nkuyemo buriye buhanuzi bwa mbere bubaho ni ijambo. Urakoze cyane niba nta jambo rizima ndimo kuhumvira aho hantu ntago nzahasubira nta nubwo nemera nta nubwo nahemeye nta nubwo nari gufungwa kwa gufungwa kwa byakiriye ute gufungwa kwaho ngewe nta kintu byantwaye kubera ko ntago ari ahantu hanca amazi agakujya gusengerayo. Urakoze cyane ndagushimiye.